Amazina yiswe n'ababyeyi ni Uworizagwira Florien, akaba umuhanzi nyarwanda ukunzwe n'ingeri zitandukanye, haba abakuze, haba urubyiruko, ingeri nyinshi zitandukanye z'abantu zikora indirimbo ze cyane. Uyu muhanzi ntabwo washidikanya ko ari mu bahanzi bagezweho cyane muri kino gihe, kubera ko asigaye asohora indirimbo niyo zaba zitari video, akenshi ugasanga bazirebye cyane ndetse banazikunze, zikaba zitabura kugera no mu mamiliyoni y'abazirebye. Cyo ni ikigaragaza ko akunzwe cyane. Uyu muhanzi kandi nanone yamenyekanye mu ndirimbo Uworizagwira, amenyekana mu ndirimbo Si ibyanjye, ngo Inzobe ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu nawe akaba Uwicyeza Pamela, ukundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, akaba ikizungerezi cya The Ben, ndetse abantu bakaba baratangiye kumuhondagazaho urukundo guturuka mu mwaka wa 2019 ubwo uyu mukobwa yazaga guhatanira ikamba rya Miss Rwanda umwaka wa 2019. Uwicyeza Pamela avuka mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 ndetse n'abahungu 2, aho Pamela ari umwana wa kabiri akurikira mukuru witwa Sonia, ndetse bakaba bafite na musaza wabo witwa Cyusa Kenny. Uyu Pamela mu buzima busanzwe akunda imbuga nkoranyambaga cyane, ndetse akunda no kwerekana cyane utuntu twisha bagiye gukora dutandukanye yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, dore ko afite abamukurikira benshi. Mu rugo rwabo na The Ben ibintu bihora ari ibyishimo gusa, dore ko Pamela ngo burya akunda The Ben ari kumuririmbira. Ngo ubwo rero iyo bicaye Pamela ako kanya atabwira The Ben ngo atangira muririmbire. Hanyuma nanone The Ben akikundira gukora siporo cyane, ibyo Pamela utamukoza, ahubwo we ashyira imbere fashion. Uyu Pamela kandi afuhira The Ben ibyasaze, kabana niyo The Ben agiye gukora indirimbo. Pamela ntabwo aba atuje, niyo bibaye ngombwa bajyana mu gufata amashusho akareba uburyo bayafata. Ku itariki 18 Werurwe 2025 baje kugirirwa umugisha bibaruka imfura yabo, bayita Icyeza Luna Ora Mugisha Paris, umwana beretswe urukundo n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa ariko ibyo byose reka tubyirengagize, hanyuma twiganirire ku nkuru yacu nyamukuru. Ni inkuru ya Yampano aherutse kwitangariza mu itangazamakuru y'uburyo yakunze Pamela cyane, akamukunda urukundo rukomeye cyane, ndetse yamukunda akabura amahoro, bikaza kurangira ahisemo kuba yamuboroka kugira ngo atazongera kujya amubona. Reka tubitangirane neza, guhaye ikaze. Yes, ndagusuje cyane kandi nkwifurije kugubwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, aho uherereye hose nkwifurije kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane, amahoro y'Imana gakomeze abane nawe, imirimo ugenda ukora igiye itandukanye birushaho kugenda neza cyane, uhahe uronke ibintu birushaho kugenda neza cyane. Mu minsi ishize ndetse no muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga cyane, abantu barimo baragaruka ku magambo Yampano yitangarije ubwe mu itangazamakuru ubwo yari ari kuganira n'ikinyamakuru Igihe, bakoresheje interview nyine bimwe bisanzwe, ukoresha abahanzi interview ukabatumira ukabaganiriza bigiye bitandukanye, hanyuma ukababaza ibibazo bitandukanye. Mu bibazo bagiye bamubaza rero harimo ibibazo bijyanye n'uburyo aririmbamo, harimo ibibazo bijyanye n'uburyo akoramo akazi ke ka buri munsi ko kuririmba indirimbo nyine zitandukanye, ariko mu by'ukuri baza kugera ku bijyanye n'urukundo, bamubaza ku bijyanye n'uburyo niba hari umuntu yaba yarakunze w'umusitari uzwi ngo amuvuge. Yampano rero bakimubaza baramubajije bati mu basitari bazwi cyane hano twese tuzi mu Rwanda, hari umusitari w'umukobwa waba warigeze ukunda ukumva ko nyine we nawe mwajya mu rukundo? Yampano rero yabanje kwanga kubivuga, araceceka, abyibazaho, aravuga ati oya ngo ntabwo nabivuga kugira ngo ntiteranya, ahubwo babimubazaga nyine yanze kubivuga agira ngo atiteranya, ariko n'ubundi byaje kurangira abivuze. Yabanje kugira ati nari ngiye kumuvuga ariko naba niteranyije. Hanyuma umunyamakuru nawe arakomeza amubaza ibibazo, amubwira ati wowe nta kibazo umuvuge, ntabwo uri bwiteranye, byararangiye, uko bimeze ubu ngubu nyine nta kibazo gihari. Hanyuma Yampano rero arongera ati nigeze gukunda umugore wa The Ben cyane bigera naho muboroka. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, kugera aho nkuboroka hanyuma nkavuga ngo uyu muntu sinzongera kumureba uko bizagenda kose. Murabizi rero Yampano kwa kunda bayivugira gahoro gahoro, yarangiza akavuga ati sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ajya kubitangaza yabivuze ubona rwose ari ibintu byamukoze ku mutima kandi ari ibintu amaranye igihe kinini. Avuga ko rero ngo yigeze kumukunda, aramukunda cyane, arangije abura amahoro, nyine yajya amubona kumva buza amahoro, akabona post ze akabura amahoro, abura uko bigenza. Rero aravuga ati noneho sasa kugira ngo ibintu bigende neza reka mfate umwanzuro wo kuba namuboroka. Arangize aramuboroka kuri Instagram, ni ku rubuga rwa Instagram niho Pamela nawe akunda kwigaragaza cyane, nubwo ajya no kuri TikTok ariko by'umwihariko kuri Instagram niho akunda kugaragaza amafoto cyane. Rero Yampano yaje guhita afata umwanzuro kuri urubuga rwa Instagram, ahitamo kuba yamuboroka kugira ngo atazongera kumubona, kugira ngo arebe ko yagira amahoro mu mutima we. Urumva ko yamurwariye akadege.
aho ngaho rero umunyamakuru byaramutunguye cyane, nawe aratangira aramubaza ati ariko ya mpano ubumva bimeze bite iyo wifashe ugakunda umugore w'abandi, ubizi neza ko afite umugabo, ubizi neza kandi ko n'umugabo nawe ari umuhanzi, ibintu nk'ibyo ngibyo bimubaza. Aravuga ati ntabwo ngiye njya kumukunda, ntabwo namukunze yarakundanye na The Ben. Ya mpano yavuze ko yamukunze kera, yamukunze kera ngo muri za 2019 nyine, igihe Pamela abantu bamumenyaga, igihe Pamela yahitingaga cyane, murabizi ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, ama YouTube channel atandukanye, ama televiziyo atandukanye, yagiye amutomera cyane mu mwaka wa 2019 ubwo yari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda nyine uwo mwaka wa 2019. Rero ngo muri uwo mwaka nibwo ngo ya mpano yamubonye, hanyuma atangira kumva mukunzemo 2020 atangira kumukundamo. Rero nubwo yaje kuza kuba akundana na The Ben, ya mpano undi yari akimukunda. Hanyuma rero ngo mbere yuko anakundana na The Ben nyine, ya mpano mbere yuko amenya ko Pamela akundana na The Ben, yatangiye kujya yibaza ati ariko uriya mwana koko ko gukundana nawe bigoye, ntabasha kumutereta, ninde muntu uzamutereta? Hanyuma rero ngaza kwishima cyane amaze kubona ko The Ben ari uri kumutereta. Murabizi ko ya mpano n'ubundi mu busanzwe akunda The Ben cyane, no kuva kera yajyaga akunda kubivuga mu biganiro byinshi bitandukanye. Kuba akunda The Ben rero ngo byaje kuba ari ibintu bimubera byiza, no kubona Pamela agiye kubana na The Ben bakaba bakundana, ibintu bikaba bimeze neza cyane. Ya mpano rero yabazwaga ku bijyanye n'ibyo ngibyo, mubaza bati kuki wakunze umugore w'abandi, yagize ati ngo namukunze mu myaka 2 ishize, hanyuma rero nkajya mukurikira nkareba posti zitandukanye, muri kwa kumukunda cyane mbura amahoro, ndangije mfata umwanzuro wo kumuboroka ngo ntazongera kumubona. Ariko uri kumva icyo kintu, ibaze kugira ngo ya mpano afate umwanya akunde Pamela ku rwo rwego, ukunda umuntu ugere naho ubura amahoro muri wowe, hanyuma uhitemo kuba wamuboroka ngo utazongera kumubona ukunde. Muri icyo kiganiro rero ya mpano yaravuze ati ubuse koko ko namuborotse, ubundi ubu ngubu sinkimuborotse koko, tiko neretse kubona posti ze, ahita afata telefone atangira kujya kureba koko niba akimuborotse nk'uko yari yaramuborotse na kera, niba yarasanze amuborotse koko ntabwo yigeze abigarukaho. Ariko mu by'ukuri icyo yagarutseho cyane nuko ngo yamukunze cyane, akamukunda ariko abona ko bitashoboka, abona ko atabasha kuba yabana nawe. Hanyuma rero ngaza kwishimira kubona The Ben ari we ubanye na Uwicyeza Pamela. Nanone ariko buriya nta nubwo wabyemera neza, wasanga n'ubu ngubu urukundo rukirimo nubwo yabaye umugore w'abandi. Gusa ariko nanone nta gikuba cyacitse, ibi ngibi bikunze kuba ku bantu benshi batandukanye. Hari igihe ukunda umuntu ariko nyine bitanashoboka ko uwo yaba umugore wawe cyangwa se yaba umukunzi wawe, nyine ukamukunda gutyo gusa, nk'uko ushobora gusanga na Pamela nawe afite abandi yari akunze cyane batari na The Ben. Rero ngo uyu muhanzi ya mpano yishimira cyane kuba ari inshuti ya The Ben, kubera ko ajya ajyayo agahura na The Ben, akabona na Pamela nyine gutyo bakaba bavugana. Ibyo ngibyo rero bikamushimisha cyane, akumva ko ari ibintu by'agaciro cyane kuri we. Ngayo nguko rero ibya ya mpano wisanze akunda Pamela wa The Ben kuva kera. Ndagushimiye ubanye nanjye, nuko ndibyo dukora, ntugende udakanze kuri subscribe. Reka duhurire mu bindi biganiro.